oya ngo njyewe y'umuntu yazinye ndamuvuga Banyarwandakazi ndashaka mumfashe mukunde Papa Gigi, ndashaka mumfashe mu nkundire Kevin Kade, ibi nguma bibabwira mumfashe tumukunde. tuzabasangira abafana cyangwa tuzabasangira abafana bamfashe bankundire kubera Kevin Kade ni wazi icyo dushaka, ni wazi akazi. Kevin Kade icyo dushaka. Kevin Kade uzi ko agerayo, Kevin Kade muri Dubai yagiye Uganda baramubwira ngo bagomaga kumwishyura $5,000,000, arababwira ati amafaranga sinyashaka, murentinge imodoka gushyira wizina Kevin Kade. Nanone biterwa n'ikintu wenda bamugana abantu bazi Kevin Kade biterwa n'ikintu abantu bashaka, biterwa n'ikintu abantu bashaka. Ariko Kevin Kade urumva abazungu baravuga ngo abazungu barabikunze. Kevin Kade nayize kugiye kuvuga ngo Kevin Kade abazungu barabikunze. Abazungu baranabikunze, ariko Kevin Kade n'ubuzima tubaho bwa music ntaso indirimbo 5 zishobora kuba zarakoze neza. Nukuvuga ko Kenisoro ashobora guperforminga indirimbo nshasha nasubiremo ibyo yaperforminze cyane, abantu bakagenda bishimye. Niyo mpamvu abantu bamugaruye, niyo mpamvu abapromoter bamugaruye. Wowe garuka Kenisoro gukubite hiti za kera na hit aranje gusora nyuma y'umwaka, hahire rimwe igikuri. Umwana wawe bamwita ndi kujya muzaje nkwite papa izina ry'umwana wawe. Papa Naya. Umugabo wande ihakana umugore. Mano ushaka ko mvuga umugore wanje bakirirwa bamuterera. Umugabo wande, uri umugabo wande. N'umugabo Madame Kenisoro muri coding mushyire. Umugabo wa Kunda Alliance. Umugabo wa Kunda nde? Alliance. Umugabo wa Kunda Alliance. Papa Naya. Banyarwandakazi. Akurimbwa shadu burimbwa kazi. Niyo oyarawe kabanyarwanda mbabwire. Abanyarwanda bari hano niyo waba udashaka kuza kureba Kenny, ariko ukamenya ko ari umugabo utunze umugore afite n'umwana arimo ararera, kirakuzana kugira ngo supporting uwo mugabo. Please kabisa. Abanyarwanda mu nyumve cyane bari muri Canada, niyo waba udashaka kugenda ariko ukaba ruzi umunyarwanda tunze umugore n'umwana, niyo mpamvu abantu benshi tutabemera. Sibyo? Nimubona umuntu adafite umugore buriya ibintu bye mushatse mwabireka mukahita mwigira n'umwana. Niyo mpamvu Kenisoro ngiye sinjya ngusereza, sinjya mu bintu byawe cyane, ndakubaha. Twarabibonye. Kubaha cyane. Oya bya bintu byo kukwita igikuri n'ubuntu butoya. Ubuntu cyane kubera ko byewe buriya. Buriya dusuzugura ukadutera pisi. Abasuzugura. Uwe niwo mukuru wa Kenisoro witwa Jarine uri behind. Muri ekuteri bari kugushimira ngo rubanda nyamwinshi. Turagushimira cyane Zumba, umusore bica bigaci, umupapa bica bigaci. Ntago ari umupapa ngo yabyihakanye ku karubanda. Ubu ari inyuma y'iterambere rya Kenisoro, we ari mu bamaneja ba mbere nzi ewana namini ya kabisa. Jarine mukuru w'igikuri. Gusiki ntabwo nakubwiye ngo basi kubera no munsi tujye tuvuga ngo mukuru w'umuntu wicisha bugufi cyane, umuntu yicisha bugufi. Mumbabarire nzagiye kuza mbivuga gutyo. Nibavuga uwo Jarine ari mu bamanager, niwe actually ikitwa mu manager. Uyu ari manager mwiza. Twari kumwe na Jarine na Kenisoro. Uyu Kenisoro ni umuntu mu buyoga bwa make ewana arasinda cyane. No, Kenisoro yataza kugira Jarine, Kenisoro yataza kugira mukuru we ntabwo ari kuba ibintu byose abigezeho. Jarine ni umuntu areba Kenisoro gutya arimo Rwandakazi
batuma ibintu bigera ku bantu benshi kubera ko tuba tubahuriyeho, Dumba rero mani ndavuga ati abanyarwanda bivugisha ubwamba ariko umunsi napfuye uzapfa gufasha abantu bafite ubukora n'uruhara bajya bapfa ari imboga bivugisha ubwamba ariko umunsi napfuye muzagabanukaho nka 20% kandi iyo 20% kugira ngo muyigarure muzatinda oya odasaza stage Dumba ndi kuvuga mana abantu ba Montreal mani tuzaba dukina na abantu bakunda ikintu cyitwa kwambara ngewe urabizi ko nikunda ibintu byo kwitangira no kwambara bisa Kenisoro wambara neza pe ntago umeze nka Bruce Melody arambara nkamureba hagati Bruce noneho ushati ya performingemo kuri nuza Vancouver rwanditseho ngo yuhu twarukuyeho ntuza Bruce ndagushuje muri fake account aho ngaho ndakubona account kinyuma urumva rero ndabashimiye mu ijwi rya Eric Murakazi ngira ngo mwabimenye mwabyumvishe Revende Montreal ubu yagataye mu gutwi Revende Montreal buriya umuntu ashatse kubagereranya yavuga iki nawe afite uruhare nawe afite uruhare bariya umusatsi wanze kuza mani tugiye kujya tuvana ibintu yanze kumera umusatsi ati wa mugabo umusatsi wanze uranga umukire ngiyago kandi agiye ngo itumubwira ngo boss ikirenge cyanyu kiri hejuru y'icyanjye none nawe rero bivuga mu mazina mani baramubwiye ngo dusuje famille ya Rusine mani Rusine nawe ni umugabo Rusine yabaye umugabo yararongoye afite umugore ukomeye cyane afite umugore abantu mwese mufite abagore Kenny ndagushima nubwo harya nuza we twabimuvugaho bya bintu ufata ku mavuta yavuze kuri Medi iki nuze ibintu byafungisha fata ku mavuta igafata ku mavuta hari ibintu yavuze kuri Medi bahita bamutwara yaje nanjye batanjyana okama naye okama okama batanja namusuje cyane Rusine nawe n'umuntu ari mu bantu banjye nzifite cyane oya reka mwe okama ibintu fata ku mavuta yavuze bakahita bamufunga nashakaga kubivugaho ariko kubera nzi ko bishobora kungirira ingaruka ndabyihoreye so akarayivu tukarangize twigendere Dumba asante sana mana asante sana kabisa ariko mani Ottawa se bura ntabwo uzaza mani uzaza n'abandi Ottawa nshobora kuhaba nabitekerejemo cyane ntabwo kubera sinshaka cyane ko abantu baza baje kukureba ko narabibonye kuri ejo bundi kuri show ya Bruce Melody reka nkwereke ukuntu byagenze niyo mpamvu nakunda kuza kuri show zanyu muri performing Bruce Melody yagiye hejuru ajya guperforminga insigara hasi abantu bakura amaso kuri Bruce Melody bazi wanje bakazajya bareba ngewe kandi igitaramo atari icyanjye ibyo bintu byarambabaje cyane watoye yego nukuvuga ko kubera n'umusitari cyane nkunzwe show yanyu ishobora kugenda nabi ibikorwa byawe barabikunze cyane erega uzaze mani uzaze tujye tukurira agahita nibura mani bya kanga Ndero niyo mpamvu mugomba kuzajya mumbika kuri backstage singe mu bantu kubera ninjya mu bantu show yanyu irapfa I know Juda stage
kubera noneho Imana ashaka kuyikubita. inzajye nkubita none so nkubita igitego cyangwa nkubaking Iyi hit tuzayikubitaniramo Jido murabeshya. Iyi hit mama tuzayikubitaniramo Jido. Umwese nabonye mukunda hit cyane. oya ariko nzajya nisha backstage aho kugira ngo abantu wari wagiye mu ruhame gute cyangwa nawe washaka kwiyerekana. oya ofete ikintu nakoze hari ukuntu nagiye muri naje ntinze kubera tutavuganaga erega kuko hari ukuntu ugenda uvugana n'abapromote ukabona nabazari barimo bariruka ukavuga ati abantu reka mbihorere ndaza nce ku muryango nk'ibisanzwe erega hani muri Canada manini nko nkuriye ntabwo ari ahantu hadanje mbyemba numva nakwinjiramo bisanzwe kandi n'ukuntu nifatangira ngo urakuzi njyewe none ngo ngeze ku muryango njya kubona byonyine kabaya kavuyo nakwinjira indani kakaba kavuyo mwajya ko ariko ubu ngubu uzatwemera ubuze protocole nziza mande protocole ni president kandi abantu bavuga ngo waririmbye yihe pressure ku mihanda irimo trendinga nega nagari ngombwa kuririmba rega kandi urabiswa kubise pressure izamuka ngo ninjye muhongoze ko ariko ni wewe wakubise ye vasi bana yani ni waririmbye ngo ninjye uze gukwakwanya za kupitanwa kwanya ingofero icuritse urumva ariko so muranzi Dumba w'urupara ariko hagira umwana uririmba indirimbo yitwa Dumba w'uruhara ureba ukuntu ibahite wamwemvestinga musa oya kwa biba bimutwikira ngiye birantwikira nananiwe guhuza vibe na Bruce kiba kirimo kirasakuza Bruce aransa kutiga ni ibibazo mama kabisa